Reka ngushimire kandi nguhe ikaze wowe ufunguye umurongo wacu wa YouTube channel yitwa Urubibi TV. Turakwishimiye kandi tuguhaye ikaze, tunashimira mwebwe mwese muduha ibitekerezo buri munsi mutwereka ko turi kumwe. Ni ukuri turabashimira cyane. Uyu munsi rero turagarutse aho tugiye kongera kuganira ku bimenyetso biranga umukobwa mukundana ariko utagufiteho gahunda. Iyo niyo ngingo tugiye kuganira. Njye ndi Shaddy Nshuti. Niba utarakanda subscribe ikande hepfo kukazogera, hanyuma uduhe like na share, ibi bintu tuganira bijye bikomeza bigere no ku bandi. Ntabwo dutinda rero. Ikimenyetso cya mbere kiranga umukobwa mukundana ariko utagufiteho gahunda. Uyu mukobwa akunda gusabiriza amafaranga cyane, ahora kwaka amafaranga. Sheri niza amafaranga, sheri nagize akabazo, sheri ni ukuri ngiye muri party, sheri nguriza nzakwishyura. Kandi turi kwinginga umukobwa utagufiteho gahunda nta mpuhwe akugirira. N'ipantaro wayigurisha ariko akabona amafaranga. Iyo mwagiye nk'ahantu fagitire ihenze ntayitinye, kuko aba ari wowe uzishyura, we ntabwo bimureba. Iyo rero ingingo ya mbere yaka amafaranga cyane. Ingingo ya kabiri ntabwo dutinda. Icya kabiri kimuranga, akunda kutita cyane ku mishinga yawe y'ahazaza. Nta na kimwe no kumenya ahazaza hawe uko hameze cyangwa imishinga yawe hazaza ntabwo akenera rwose kuyimenya. Ibyo byimenyere, yakenera kuyimenya uko agufiteho gahunda, ariko mu buzima bwe ntabwo urimo. Nta nubwo akeneye kumenya imishinga yawe y'ahazaza. Icya gatatu, ntabwo akenera kukwerekana mu miryango ye cyangwa mu nshuti ze. Ntabwo bimureba kuko ataguteganya. Nta n'impamvu yo kukwerekana mu miryango ye cyangwa se mu nshuti. Ingingo ya kane, ntabwo akenera kuba ari kumwe ntabwo aba ari fiyeri kuba kumwe nawe. Kwa kuntu umuntu agendana na sheri we, oya, umukobwa utagufiteho gahunda ntabwo ajya akunda kuba fiyeri yo kugendana nawe, ngo akwibonemo yumve mugenda. Oya, araguporofita muri ibyo bihe mubana, ariko ntabwo agira ibyishimo byo kuba nawe. Hanyuma icya nyuma, uyu mukobwa mukundana ntabwo ibintu byo kubyara, ingingo igendanye no kubyara ntajya yivugaho, nta n'ikimurebaho kuko ntabwo ateganya kubana nawe. Nta n'impamvu yo kuvuga ku mishinga igendana no kubyarana nawe. N'izo ngingo z'ingenzi ukwiye kwitaho igihe ukundana n'umukobwa. Nubona afite kamwe muri utwo tugingo, jya akabazo. Turabashimiye rero kuba mwakurikiranye iki kiganiro twabagejejeho. Njye ndi Shaddy Nshuti, iyi ni Urubibi TV. Ahasigaye dukomeze kuryoherwa n'ibiganiro televiziyo yanyu ibagezaho. Ciao ciao.